kurimbura Iran, Hamas, Hezbollah n'abandi banzi babo bose. Ubwo ku itariki ya 25 Nyakanga 2024 ubwo yari imbere ya Congress ya Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika yifashishije Bibiliya maze aratakarwa ati: "Nshuti zanjye, ngabo abasirikare ba Isirayeli ntibapfukamishwa, ntibajegajega kandi ntabwo bagira ubwoba." Nk'uko Bibiliya bivuga, Baraki abwira Baramu, bazamuka nk'intare, dore barimo barazamuka nk'intare, intare za Yuda, intare za Isirayeli. As the Bible says, Am kilavi yakum, they shall rise like lions, they have risen like lions, the lions of Judah, the lions of Israel. Uramutse ucigatiye Bibiliya maze ukinjira mu gitabo cy'intangiriro gifite imitwe 50, ukarenga igitabo cyo kuva abandi bita Umukandisi gifite imitwe 40, ugahinduka mu gitabo bita Abalewi bafite imitwe 27 cyangwa ibice 27, no kubukira mu gitabo cyitwa Kubara ibice 23 ku murongo 24, aho niho usoma neza amagambo Benjamin Netanyahu yarenguriragaho. Aranditse hati: "Dore ubwo bwoko bubaduka buzamuka nk'intare y'ingore, vumbuka nk'intare y'ingabo, ntizaryama itara ry'umuhigo, itaranywa amaraso y'abishwe." Ubwo bwoko ngo buzamuka nk'intare budahwema butararya ibyo bwahize cyangwa se ngo bunywe amaraso y'ibibiri byemeza, kuko nk'uko Benjamin Netanyahu yabivuze, ariya magambo yavuzwe na Baramu ari kuyabwira Baraki. Uyu Baraki ngo yari umwami w'Abamowabu, bari abanzi b'Abayahudi. Nuko umwami Baraki ajya gukodesha umutambyi Baramu ngo avume ubwoko bw'Abayahudi, aho kubavuma ababwira ko ari kubona ari ubwoko buteye ubwoba kandi ngo zimeze nk'intare zitavogerwa kandi zikarwana zinivugana imihigo yose. Ahubwo aho kubavuma yatangiye kubasabira imigisha. Muri cyo twumva akaririmbo k'abasirikare ba Isirayeli, nako tugahuze no kurimbura abanzi ba Isirayeli bakoresheje Bibiliya. Mbese mbere na mbere niwumva bavuze mitsiva, uzumve ko ari ijambo ry'Igiheburayo rivuga itegeko ry'Imana. Abayahudi n'imico gakondo yabo mu idini ryabo rya Judaisme bagira nyine mitsiva zigera kuri 613. Ayo ngayo akaba amategeko bagenderaho, itegeko rimwe kuyihinduka barukagera kuri 613. Uva kuri ya yandi 10 Musa yohereje ku musozi wa Sinayi. Kuvuga ko bazakoresha mitsiva we bakarimbura Abamaleki bifitiwe ibisobanuro bindi muri Bibiliya. Usome mu gitabo cya Samweli wa mbere kuva mu gice cya 15 ku murongo wa mbere ushaka kuvuga ku wa 6, niho usanga Bibiliya ivuga ubwoko bwitwa Abamaleki. Aba rero ngo bahanganye n'Abanyayisirayeli ubwo bari bari gucika bo kwa Farawo bo mu Misiri, bari bamaze igihe bagira yifuza igira ibifuzo. Nuko ngabo Abamaleki nabo batangiye kubarwanya, ariko Imana yabwiye Abanyayisirayeli ko ibagabije abanzi babo ngo babarimbure ntihazasigara n'inyoni yo kuryigira. Iyo Abayahudi bagize bati tuzabarimbura nk'Abamaleki, baba bashatse kuvuga ko Imana yabahaye umugisha wo kurimbura mu itegeko n'ibyo yabahaye ngo basogote byo kumaraho bwa bwoko bw'Abamaleki nyine. Iki cyo ni ikibazo cyanagishije igihugu cya Isirayeli mu manza. Muri Mutarama uyu mwaka ubw'igihugu cya Afurika y'Epfo cyajyanaga mu rukiko mpuzamahanga International Court of Justice igihugu cya Isirayeli kigishinja ko kiri gukorera Abanyepalestina bo muri Gaza jenoside. Ubwo Afurika y'Epfo ikemeza ko nubwo isi yose yari yarumegihwa, ikabwira Abayahudi ko bo bazagera nayo mu nkiko mpuzamahanga zose. Ikimenyetso Abanyafurika y'Epfo bashingiyeho ni ijambo Amaleki ryakomeje gusubirwamo n'abakomeye muri Isirayeli barimo na Benjamin Netanyahu, umujejeta amategeko wari uhagarariye Afurika y'Epfo, akaba igisiribobo cyariboye mu byo kuburana zigatabashi Bwana Tembeka Nicolas Muchukayitobi. Icyo gihe yarateruye ati: "Zachor et asher asa lecha Amalek nitztavenu." Intebe Netanyahu ubwo yabwiraga ingabo za Isirayeli ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 bari kwitegura gutera Gaza, yasabye abasirikare bati: "N'ibiki by'Abamaleki babateruye, ibi rwose ni byo Bibiliya y'Imana yategetse Sawuli byo kuyobora itsinda ryose ry'abantu bitwaga Abamaleki, bakanyura abagore n'abagabo, abana n'ibitambambuga, inka n'intama, indogobe n'ifarasi." Abayahudi barera ibyo babihwanishije nka Kinjigitire Gware, Umunyatanzania waketse ko uburozi bwe yenda bwahangana n'imbunda z'Abadage, nuko ashuka ingabo ze kubiyahuraho, Abadage babazimangatanya nk'ubuhungi. N'Abanyayisirayeli rero nabo nuko, kuko nta by'imishinyiko cyangwa imbabazi, kuko bavuze ko uzabishaka azabaregera aho bashaka bakazitaba ahubwo. Ubwo nyine Abayahudi bagasigara bari kumucungira hafi banamuca urwaho, bakamumungaza kuko bo bemeza ko ikintu cyose cyanditswe muri Bibiliya, cyane cyane muri bya bitabo byo mu Isezerano rya Kera, ibyitwa Tora ngo iki gisobanuro uko byemezwa nuko bishushanyije byaba bibi cyangwa byiza, kuko buri wese aba agomba kubishyira mu bikorwa mu nzira z'amazi, ikirere, byanakwanga hagakoreshwa inzira y'ubutaka. Ahubwo n'umuryango w'abibumbye cyane cyane ishami ryawo rizwi nka UNESCO rishinzwe ubwenge, ubumenyi n'ibyiza nyaburanga by'isi, bavuze ko ibyo ubwanukamo byose ari amafuti kuko binyuranije no gushaka kwa Bibiliya. Uyu Benjamin Netanyahu imbere y'abatware b'isi bose yarateruye ati: UNESCO declares
muri Nzeri UNESCO yaratinyutse yemeza ko imva z'abakurambere bacu ziri muri Hebroni bose bemeza ko ari site z'abanyepalesitine koko. Ibi biraseretse kurusha inkuru z'ibihimbano kuko ni amateka mafifikano, fake history. Mubyumve neza ko ari ukuri. Aburahamu se wa Isaka na Ishimayeli ntihashyinguye, ariko hanashyinguye Isaka, Yakobo, Sara, Rebeka na Leya. Aba bose rero ni abasokuruza na ba nyogokuruza b'Abayahudi. Ibyo ntabwo uzabisoma mu byo UNESCO iherutse kubitangariza, ariko ushaka kubisoma neza wabisoma mu gihunikamategeko cy'agahebuzo cyitwa Bibiliya. Of the Jewish people. Well, you won't read about that in the latest UNESCO report. But if you want... Aro2 na Aro3 ubu noneho banashyikiriye icyitwa Terminal High Altitude Area Defense, icyitwa kandi babonye ku bufatanye na babyara babo bo kwa Uncle Sam Abanyamerika. Ubu ni uburyo kabutindi bwo kurinda ikirere cyabo, aho za roketi cyangwa artillery shells ndetse na za misile byabavunderezaho mu kirere cya Isirayeli byaba byoherejwe na Irani, Hezbollah, Hamas, Lebanon, Abahuti n'abandi banzi bose babo Bayahudi. Ibyinshi babisamisha buriya bugenge, bakabikora bitonze, maze barangiza bakabihwatahwatira mu kirere. Ibyo nabyo nyine amasomo yo kubicura bayasosoreye muri Bibiliya, dore uko byemezwa mbere na mbere n'ikigo cyabo kibikora bakise Raphael Advanced Defense System. Mbere na mbere iryo zina ngo ni Raphael cyangwa se Raphael abonwa muri Bibiliya nk'umumarayika w'igitangaza, cyane cyane agafatwa nk'umurinzi w'ikibi cyose, ariko by'umwihariko akaba ashinzwe kurinda sekibi cyangwa se amadayimoni yakwadukira igihugu cyitwa ijuru cyangwa se abatuye isi. Nk'ubwo usomye nko mu gitabo cya Tobi mu bitekerezo bya Giheburayo, bemeza ko uyu mumarayika yahinduye Azariya nuko agafatikanya na Tobiyasi mu guhiga umudayimoni witwaga Asmodeus. Uyu niwe wari warigize akarumuberi cyangwa se mpandahandi iruhande. Kubihuta mu gutekereza babyumvise ko kuri Isirayeli baradukanye icyo bise Raphael kwari gusa n'abemeza ko ari cyo kwirinda amadayimoni ndetse na ba sekibi n'ubundi badatinya kubihamagara abanzi babo bose nka ba Hamas na Irani. Gusa ibyo kugira itegeko ryo kwirinda no kuburabuza abanzi babo bakababuza amahwemo, babanje no kubicisha inzara nk'iyo Caporal Adolf Hitler yumvishije abasokuruza babo muri ya jenoside yabakoreye, nabyo rwose ni ibintu bigira bakanabikotora muri Bibiliya yabo. Ahubwo abafite Bibiliya hafi mwabumbura igitabo cyitwa Yesaya ku gice cya 62 uhere ku murongo wa 6 tugeze ku wa 8. Reka tuhagusomera. Haranditse hati: yewe Yerusalemu, kiza abarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu akahahindura ishimwe mu isi. Uwiteka yarahiye ukuboko kw'iburyo n'ukuboko kw'imbaraga ati: ni ukuri sinzongera guha abanzi bawe amasaka yawe ngo bayaye, n'abanyamahanga ntibazakunywera vino waruhiye. Ibyuko muri Bibiliya Abayahudi bahavoma urugomo kandi bakarushyira mu bikorwa byo ni ukuri, kuko mu nyandiko z'Abayahudi n'abasirikare babo ntabwo birirwa bajya gushakira kure amategeko y'intambara, kuko mu gitabo bagenderaho hari umutwe w'amagambo bita amategeko y'intambara. Aha Bibiliya ikabereka uko washwanyaguza umwanzi wawe, ariko yabwiye Abayahudi ko rwose ibyo gutinya kurwana ndetse no kwicana bitarimo, kandi ubwo byarinda Imana yabo nayo yabizamo ikabafasha kwivugana ababikwegeye. Mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 mu gice cya 20 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 4 haranditse hati: nutabara kurwanya ababisha bawe ukabona amafarashi n'amagare n'abantu b'abarutu bwinshi, ntuzabatinye kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi nimwigira hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu ababwira ati: nimwumve Bisirayeli mwe, uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha murwanya. Imitima yanyu n'amagambo yabafasha kurindira Abanyayirani uhereye ku bakomeye muri bo, nuko bagatakarwa bageze mu gitabo cya 3 cyitwa Balewi, iby'Imana isezeranya ari Isirayeli n'abayumvira. Ngahangaha Imana yabiriye akabanga ko nibaramuka babyumvise bazajya bavudukana abanzi babo, nuko ako kanya abanzi babo bagahirima mu nkota zishimitse, ibyabo bikarangirira aho ngaho. Ahubwo ngo Abanyayisirayeli bazanesha abanzi 100, noneho 100 banesha 1000. Ibyo ngibyo wabisoma mu Balewi ibice 26 ku murongo wa 7 kugeza ku wa 8. Mu buryo budaciye ku ruhande haranditse hati: muzirukana ababisha banyu bagushirizwe n'inkota imbere yanyu. 5 muri mwe bazirukana 100 muri mwebwe bazirukana abantu inzovu, ababisha banyu bazagushirizwa n'inkota imbere yanyu. Kugeza aho ngaho ngewe namwe dushobora kwigwiza amadakika yo kwibaza tuti:
kuki bibiliya yaba yigisha urugomo igahurwaho abantu kwica ndetse no gutsemba bagenzi babo, kandi tugize nk'igitabo cy'amahoro cyigisha urukundo, amahoro, ubugiraneza ndetse no kudahemuka? Haleluya! Nk'ubwo rwose usomye amagambo meza yanditswe mu rwandiko umugabo witwaga Terutiyo waje kwihimba Pawulo, yewe akaba n'intumwa n'umusangirangendo wa shebuja Yesu, mu gice cya 12 ku murongo wa 20 ukagera ku 21 yarateruye arandika ati, ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe, ikibi cye cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Hanyuma mucuti we witwa Matayo banaruhanye wakavuna witwa Matayo nyine, nawe yabigarutseho mu gitabo cyamwitiriwe igice cya 5 ku murongo wa 43 kugera ku 45, nawe yarateruye aburira abantu basoma ivanjiri ati, mwumvise uko byavuzwe mukunde mugenzi wawe wanjye umwanzi wawe, ariko jyeweho nababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba so wo mu ijuru, kuko ategeka izuba ryo kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa bavubira imvura. Uko niko Dr. Luka nawe yabigarutseho muri Luka igice cya 6 umurongo wa 32 kugeza ku 36, uyu Luka we yaje kubihugura mu kigeragezo ntazo wagishobora, maze arihandagaza muri Luka ibice 6 ku murongo wa 28 kugera ku 30, ariko ndababwira mwebwe abumva, mukunde abanzi banyu, mugirire neza ababanga. 28 ati, mwifurize neza ababavuma, musabire ababangiriza, ugukubise mu musaya umuhindurire n'uwa kabiri, uzakwaka umwitero ntuzamwime n'ikanzu, unyaga ibyawe ntuzabe mwacu ukundi. Nyamara kuva mvutse ndinze ngana ntarabona ibyo bintu bishyirwa mu bikorwa nk'uko byanditswe. Mureke noneho turuhukemo gatoya twongere dutekereze. None ko twatangiye abayahudi bakoresha bibiliya mu rugomo, banerekana imirongo yo kuvishanya amaraso, kwicana, gukandagira no guhumeka bizira impuhwe, none aba baruka bo bakaba bagira batukunyabitse urushyi, uzamubaze niba utari bumwongere undi musaya. Ubwo nubwo ndiyaba harimo kwivuguruza. Biramutse ari ibyo rero birashoboka ko bibiliya yaba irimo amakuru atari meza, amakuru atagenzuwe yakurura ishyano, amakuru yo kwigengesera cyane cyane ku bayasemura, kuko nk'uko tubibonye ishobora kwigisha urugomo cyangwa ikakwigisha urukundo. Ahubwo bamwe mu bavuguna nyandiko barimo Papa Dicastes wamenyekanyeho gutaburura n'akari murori, akagashyikiriza bamwe mu banyamakuru, nanjye yambwiye ko nta kabuza bibiliya ari igitabo cyo kwitondera, kuko ntabyera ngo de mugani wa Rujugira ati, ubonye ngo nime karinga ntari kumwe na karira. Uyu musangirangendo akimara kubimbwira kuko twifashishije ubushakashatsi bwakozwe, maze dusanga koko hari amakosa twabagezaho yanditse muri bibiliya, kugira aho bamwe bayakuramo urwanga abandi bakayakuramo urukundo. Reka tujagajaga bibiliya none y'ibisa nk'ibyo ngibyo tuzanabikore kuri Korowani, tumenye ko Irani n'Abarabu nabo bakoresheje iki gitabo cyabo bagakuramo ibiboshya bibabwira biti, abayahudi ni abakafiri, ni shitani, ni ikibi cyavuzwe. Ugiye kubisuzuma neza byagusaba guhera mu isezerano rya kera ugasoma igitabo cyitiriwe umuhanuzi Samweli, ndetse ngo kikanandikwa nawe afatikanije na bagenzi be barimo Gadi, Natani. Mu gice cyitwa urwa kabiri rwa Samweli mu gice cya 10 avuyemo inkuru nyinshi z'intambara za Dawidi n'ubwami bwinshi burimo Hiramu, Abasiriya n'Abamoni. Samweli ageze ku gice cya 10 mu murongo wa 18 ho yaranditse ati, Abasiriya bahunga Abisirayeli, Dawidi yica mu Basiriya abantu barwaniraga ku magare 700 ndetse n'abagendera ku mafarashi inzovu enye, kandi basogota Shobaki umugaba w'ingabo zabo bamutsinda aho ngaho. Ukomeje gusoma bibiliya ukarenganya ibitabo bibiri by'abami ukagera mu bindi bitabo bibiri byitwa ibyo ku ngoma, muri bibiliya ntagatifu bo babyise ngo ni ibitabo by'amateka cyangwa se Chronicles ku bakoresha bibiliya ya King James Version Bible. Iki gitabo cyanditswe na Ezra Hayinga mu kinyejana cya 5 mbere ya Yesu, nacyo cyaje gisubiramo amateka y'abami b'intambara zabo. Ezra ageze kuri za ntambara za Dawidi yavuguruje ibyo Samweli yari yaranditse, kuko yavuze ko Dawidi atisha Abasiriya barwaniraga ku magare 700, ahubwo ngo yabibaze nabi kuko bari 7,000. Naho mu rupapuro rwa mbere rw'ibyo ku ngoma cyangwa se igice cya mbere cy'amateka mu gice cya 19 umurongo wa 18 yaranditse ati, Abasiriya bahunga Abisirayeli, Dawidi abicamo abarwanira ku magare 7,000 ndetse n'ingabo zirenga inzovu enye, yica Shofaki umugaba w'ingabo. Aho ngaho niba tubyumva kimwe habayemo kubara nabi ku mpande zose, ku buryo twabifata nk'ikosa, kuko uwasomeye iyi nkuru ntabwo yabasha kumenya hagati ya Ezra na Samweli wabeshye n'uwavuze ukuri. None Dawidi yishe Abanyasiriya 700 cyangwa 2,000? Bimeze bite? Uyu mwanditsi Ezra kandi yongeye kuvuguruzanya n'undi mwanditsi ukomeye cyane muri bibiliya, uwo nguwo Abayahudi bakamwita umunyamaganya Yeremiya. Uyu rero niwe wanditse amaganya nyine yaje kwitwa amaganya ya Yeremiya, gusa ni nawe wanditse ibitabo bibiri byiswe ibitabo by'abami. Mu gitabo cya kabiri cy'abami mu gice cya 8 haravuga inkuru y'iyimikwa ry'umwami w'i Yerusalemu witwa Ahaziya. Ageze nyine mu gice cya 8 ku murongo wa 25 kugeza ku wa 26, ahangaha yaranditse ati, mu mwaka wa 12 wo ku ngoma ya Yehoramu mwene Ahabu umwami
w'Abayisirayeli, Ahaziya mwene Yoramu umwami w'Abayuda yimye ingoma. Ahaziya yimye amaze imyaka 22 avutse, amara umwaka umwe i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Ataliya mwene Amuri umwami w'Abisirayeli. Ako kantu ko kuvuga ngo Ahaziya yimye amaze imyaka 22 avutse tugaca akarongo gatukura, kuko ubwo Ezira yandikaga amateka ya Ahaziya muri cya gitabo cy'ibyo ku ngoma, cyangwa amateka yagaragaje ko Yeremiya yatubeshye cyane mu gitabo cya kabiri cy'amateka igice cya 22 ku murongo wa mbere kugera ku wa kabiri. We yaranditse ngo abaturage b'i Yerusalemu bimika Ahaziya umwana w'umuhererezi aba umwami w'icyimbo cye, kuko bakuru be bose bari barishwe n'umutwe w'ingabo zazanye Abarabu mu rugerero. Nuko Ahaziya mwene Yoramu umwami w'Abayuda arimye, kandi Ahaziya yatangiye gutegeka amaze imyaka 41 avutse, amara umwaka umwe i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Ataliya umukobwa wa Amuri. Ni ukuvuga umwe yemeje ko Ahaziya yatangiye gutegeka afite imyaka 22 avutse, undi amuhakanya avuga ko ahubwo burya ngo yatangiye gutegeka afite imyaka 41. Aho naho hakaba irindi kosa cyangwa se yenda ntawamenya, ni amayobera amwe yiswe amatagatifu mu by'Imana. Gusa mu nyurabwenge rusange nuko twebwe abantu dusanzwe tubara, namwe murabyumva ko utabona uko mubisobanura umuntu wese ufite igihorihori iki kibara neza. Abihaye Imana n'abemeza ko ari abigisha ba Bibiliya twabashije kubabaza iby'aya makosa. Abenshi batwemeje ko mu gitabo cy'isezerano rya kera harimo utuntu tw'udukosa, kuko ngo n'amategeko menshi arimo kwihorera no kwica uwakugiriye nabi n'ibindi, ngo byose ni ibintu n'ubundi byasimbujwe n'inkuru nziza ya Yesu, bituma handikwa isezerano rishya ryo ritomoye kandi rikaba riziricyasha. Ibyo ngibyo byatumye noneho twinjira muri rya sezerano riti rishya, kugira ngo tumenye niba aho nta kubusanya mu kubara cyangwa se kugoreka imibare. Igitangaje naho abanditsi b'amavanjiri nka Luka, Matayo, Yohana ndetse na Mariko nabo rwose baravuguruzanije biratinda, kandi bose bagahamya ko ibyabaye byose babirebeshaga n'amaso yabo, kandi buri umwe akandika yemeza ko bose bari ahantu hamwe. Nubwo Matayo na Luka bananiwe kumvikana ku minsi yari amaze ari kwigisha iby'inzira y'umusaraba mbere yo kujya ku musozi guhindurwa ngo yemere kwitangira abamwizera, Matayo yaranditse mu ivanjiri nyine yamwitiriwe, Matayo ibice 17 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa kabiri ati: iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine, ahirurwa imbere yabo mu maso he harabagirana nk'izahabu, imyenda ye yera nk'umucyo. Ati iminsi 6 ishize. Ibyo Luka wari incabwenge kuko yari ku rwego rwa dogiteri mu by'ubuvuzi, nuko amateka yabyemeza. We rero ngo yarabyamaganya, ahubwo yemeza ko yabyibariye neza maze agasanga hari hashize iminsi 8. Ubisome noneho muri Luka mu gice cya 9 ku murongo wa 28 ugire ku wa 29. Haranditse hati: hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 ajyana Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi ajya gusenga. Agisenga ishusho yo mu maso he ihinduka ukundi, n'imyenda y'ibimyeri irabagirana. Ubwo kugeza aho nanone kumenya neza ngo ni iminsi 8 nk'uko dogiteri Luka we yabihamije, cyangwa se ukamenya ngo ni iminsi 6 nk'uko umuhanga mu bukungu wari umusoresha Matayo yabyemeje, nabyo biragoye. Ibyo nabyo rikaba ikosa ryo kubara ndetse no gutandukanya ibintu nyamara mu nkuru imwe, kandi byemeza ko bose bari babihagazeho. Gusa hari ikintu aba bagabo babiri bahurijeho noneho mugenzi wabo Mariko arabanyomoza. Mu gitabo cya Matayo mu gice cya 28 ku murongo wa 8 na Luka igice cya 24 ku murongo wa 9 bagaruka ku nkuru y'abagore bagiye gutera imibavu Yesu. Bose bahurije ku nkuru ivuga ko bagarutse bakajya gutangaza inkuru. Matayo mu gice cya 28 ku murongo wa 8 we yaranditse ngo bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, birukanka bajya kubibwira abigishwa be. Ku murongo wa 9 kugera ku wa 10 we yaranditse ngo bava mu gituro basubirayo. Ibyo byose babibwira abigisha 11 n'abandi bose. Abo ni Mariya Magadalena na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo n'abandi bagore bari hamwe nabo babwira intumwa ibyo babonye. Nyamara mu ivanjiri ya Mariko byose yabinyujijemo akarongo gatukura, avuga ko abagore bagize ubwoba ntibagira icyo batangariza uwo ari we wese. Bisome muri Mariko igice cya 16 ku murongo wa 5 ugere ku wa 8. Yariyandikiye ati: binjiye mu gituro babona umusore wicaye mu ruhande rw'iburyo wari wambaye umwenda wera. Baratangara cyane. Arababwira ati: mwitangara, nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse ntari hano, dore aho bari baramushyize. Nimugenda mubwira abigishwa be na Petero muti: arababanziriza kujya i Galilaya, iyo niho muzamubonera nk'uko yabibabwiye. Bava mu gituro batangara bahinda umushyitsi, nuko barahunga, ariko ntibagira umuntu babibwira kuko bari batinye. Uko kutagira umuntu babwira ngo kuko bose bari batinye nabyo ni ikibazo cyo kwibaza ngo ninde waje kuvuga iyi nkuru yibwira bwa mbere intumwa, ko Bibiliya yemeza ko zose zari zarikingiranye mu nzu zidasohoka. None Luka na Matayo barabyumvise maze Mariko we ntiyabyumva. Si n'ibyo gusa, aho Mariko avuga ko babonye umusore umwe akanemeza amazina y'abagore bagiyeyo, nabyo iyo usomye ivanjiri zindi wumva babusanya. Ibyo nawe ni ibintu wazivumbura ubyitondeye. Reka twebwe dukomeze kubiruhanisha.
naho byahereye kuko uyu Luka nanone yanyuranije bikomeye na Mariko mu nkuru y'ukuntu Yesu yatumye abigishwa be yewe barimo n'aba bose ngo bajye kwigisha mu mbaraga yari amaze kubatongereramo zitagira uko zingana. ngo mu kubatuma kwigisha rero yabihanangije kutagira icyo bajyana uretse inkoni bari bafite gusa. Mariko abyandikaho muri Mariko igice cya 6 ku murongo wa 8 kugera ku wa 9 we yaranditse ati abihanangiriza kutajyana ikintu cy'urugendo keretse inkoni yonyine, mwijyane impamba cyangwa imvumba cyangwa se amakuta mu mifuka yanyu, ahubwo mukwete inkweto kandi ntimwambare n'amakanzu abiri. Ibi Luka yarabyamaganye yabyigarama avuga ko Yesu yababujije kugira icyo bajyana habe n'inkoni nk'uko Mariko yabyanditse Luka mu gice cya 9 ku murongo wa 2 kugera ku wa 3 ati abatuma kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana ndetse no gukiza abarwayi. Ati ntimujyane ikintu cy'urugendo ari inkoni cyangwa imvumba cyangwa umutsima cyangwa ifeza, kandi ntimujyane n'amakanzu abiri. Uyumva ngo ni inkoni gusa kuko gutandukanya gutyo kandi bavuga ikintu cyitwa inkoni ifite igisobanuro gikomeye mu myemerere n'indi migenzo yindi, ahubwo mu zindi Bibiliya gusa niba yarababujije kuyijyana ibyo ni ishoberamahanga. Turetse ibyo gutandukanira ku byo babonye, hari n'ikindi cyiciro cy'ibyitwa historical contradiction na law contradiction. Nabyo ni ukubusanya hamwe Bibiliya ikemeza ikintu iki n'iki mu kanya igahita igihakanya ku buryo bisa no gufata rimwe ugahita ukuramo ako kanya rimwe bigahita bihinduka zeru. Urugero, bakubwiye ngo Bibiliya yaravuze ngo genda, mu kanya wakomeza gusoma ugasanga aho ikubwira ngo ngwino, uko byagenda kose wayoberwa icyo uza gukurikiza n'icyo uza kureka. Aha rero duhereye ku rugero rwanakuriye impaka ndetse rukanashingirwaho n'idini ry'umunsi wa karindwi, abasenga ku isabato abadivantiste bemeza ko rwose Bibiliya yabategetse kujya bubaha isabato kuri uwo munsi, tubagira ikintu icyo ari cyo cyose bakora kuko ari wo munsi Imana yaruhutse, ahubwo gukora kuri uwo munsi bigafatwa nk'icyaha. Ibyo bavuga nibyo kuko usomye mu gitabo byemeza ko cyanditswe na Mose, igitabo bita Kuva abandi bakacyita iby'umuka Misiri Exodus, mu gice cya 20 ku murongo wa 8 kugera ku wa 11 barabwiwe bati wibuke kweza umunsi w'isabato, iminsi 6 ujye ukora, ariko wa karindwi niwe w'isabato w'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga waraye iwanyu, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibiyirimo byose, akaruhuka ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ibyo byaje gutuma bamwe babihora, abandi bemeza ko kutabikurikiza bazumva ijoro mu binyamakuru kuko batazasunutsayo utuzuru, nyamara siko bimeze kuko hari abagarukira aho basoma. Nyamara mu gitabo intumwa Pawulo yandikiye Abaroma yarabwiye ko ibyo by'amasabato n'iminsi ya karindwi n'ibindi byose ngo byo kuziririza umunsi runaka ngo ni amafuti n'amahitamo ya buri wese, kuko buri wese afite guhitamo umunsi ashatse. Wabisoma mu Baroma mu gice cya 14 ku murongo wa 4 ukagera ku wa 5. Urinde wo gucira umugaragu w'abandi urubanza, kandi imbere ya shebuja ariho ahagarara cyangwa akaba ari hagwa, ariko azahagarara kuko Imana ariyo ibasha kumuhagarika. Umuntu umwe yubaha umunsi umwe kuwurutisha iyindi, naho undi akubaha iminsi yose akayihwanya umuntu wese wamenye adashidikanya mu mutima we. Aho ngaho ni muri Bibiliya yera. Naho muri Bibiliya ntagatifu bo barabihura mu Baroma igice cya 14 ku murongo wa 4 bati hari usumbanya umunsi umwe n'indi, hari n'ubona yose ari kimwe, buri wese ajya akurikiza icyo umutima we wemera. Aho nk'uko mubyumva ndetse mwanabwisomera, birumvikana ko habayeho kuvuguruzanya ndetse no gucangacanga abantu ku buryo uri umuyedita wa Bibiliya wahabwa amanota make cyane mu bijyanye na contradictions, kuko ntabwo wasobanura ukuntu hamwe bategeka abandi kuvuguruzanya. Na niyo mpamvu ababishingiraho bahamya bashimangira impamvu y'ishingiro y'imyizerere bashyiraho akabazo n'agatangaro. Aho kandi mu gitabo hatangiwe n'amategeko menshi n'ibyo gukurikizwa bitabarika, nk'uko muri icyo gitabo nyine cyo kuva mu gice cya 20 ku murongo wa 5 bemeza ko Imana buriya ngo itemera ko icyaha ari gatozi, kuko ngo ishobora guhora umwana ibyo papa we yakoze ndetse ikamubaza ibyo sekuruza yakoze, ahubwo byagiye kure byemezwa ko twese tugomba kuzayaka inka ya nyangara kuko abo dukomoka hari bo Adamu na Eva nk'uko Bibiliya iratubwira ngo bacumuriye Imana. Bityo ukigera ku isi ugahita utangira kubazwa no kwishyura mu mibabaro, ishavu, agahinda, bya binigo umuntu anyuzwamo nk'igihano cyabo bitwa abasokuruza bacu bacumuriye Nyagasani. Noneho mwiyimuka Misiri cyangwa se mu kuva mu gice cya 20 ku murongo wa 5 bakabihugura bati ntukabyikubita imbere, ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifura, mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuru n'ubuvivi bw'abanyanga. Nyamara mu gitabo cya Ezekiyeli uyu mwanditsi yabiteye utwatsi mu buryo bukomeye, avuga ko buri wese agomba kuzibarizwa ibyo yikoreye, naho ibyo kubazwa ibyo basekuru na basekuruza bakoze adahari
ibyo ngibyo akabifata nk'amakosa. Ezekiyeli mu gice cya 18 ku murongo wa 20 rwose yabivuze ashize amanga ati uwacumuye niwe uzapfa, umwana azazira ibicumuro bya se cyangwa umubyeyi azira ibicumuro by'umwana we. Intungane zahemberwa ubutungane bwayo n'umugiranabi ahanirwa ubugiranabi bwe. Utabyumva gutyo uko kunyuranya byakuruye intambara bigera naho ibyo bya Izira biterwa umugongo kuko kubyemera byari bisobanuye kutakurwaho ibyo kubatizwa, kuko n'ubundi ngo tubatizwa kugira ngo dukurweho mbere na mbere icyaha cy'inkomoko. Gusa ntabwo byabuze kwerekana kuvuguruzanya n'ikosa ry'ihuzabitekerezo muri Bibiliya. Iyi nkuru ibabaje gusoma ndetse ikanyuranya n'inkuru y'urupfu rwa Yuda n'uwagambaniye Yesu. Matayo yemeje ko Yuda yapfuye yimanitse amaze guta ibiceri imbere y'abatambyi. Usome muri Matayo igice cya 27 ku murongo wa 3 kugera ku wa 5 haranditse ngo maze Yuda wari wamugambaniye abonye ko urubanza rwe rutsinze Yesu aricuza asubiza abatambyi bakuru bya bice by'ifeza 30 ati nakoze icyaha ko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko bo baramusubiza bati biramaze n'ibyawe. Bagasoza batwereka ko ifeza yahise azijugunya mu rusengero, arasohoka aragenda ajya kwimanika. Nyamara mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nacyo cyanditswe na Luka we yavuze urundi rupfu rubi yapfuye. Ubisome mu byakozwe n'intumwa mu gice cya mbere ku murongo wa 18 ugere ku wa 19. Yaranditse ngo kandi uwo muntu amaze kugura isambu ku byo yahaweho igihembo cyo gukiranirwa kwe agwa yubamye araturika, amarira ye yose arataraka, agwa yubamye araturika, amara ye yose arataraka. Bimenyekana mu batuye i Yerusalemu bose, na nicyo cyatumye iyo sambu mu rurimi rwabo bayita Akerudamu, bisobanurwa ngo isambu y'amaraso. Aha rero barabusanyije cyane ku buryo bacanze undi wese wabyumva, uretse ko hari n'abavuze ko Luka atari we wavugaga, ahubwo ngo wasanga yaravugaga inkuru za Matiyasi. Gusa mu nyigisho za Kiliziya n'abandi bagaruka kuri iyo nkuru y'umurima n'urupfu n'urwo bemeza ko arirwo rupfu Yuda yazize. Ingero zo ni nyinshi, ahubwo tutabitinze n'ibyo kuvuguruzanya wanabisanga mu gitabo cya Yobu mu gice cya 7 ku murongo wa 9 aho yemeza ko nta kuzava mu mva, naho Yohana mu gice cya 5 ku murongo wa 28 kugera ku 29 akabitera utwatsi. Naho mu gitabo cy'intangiriro mu gice cya 17 ku murongo wa 10 bati gukebwa no gukiranuka. Naho Pawulo mu rwandiko yandikiye Abagalatiya mu gice cya 5 ku murongo wa 2 we yarababwiye ngo ibyo ntacyo bimaze ntihakagire ubatera ubwoba. Naho igihe Yesu yari ari kuburana imbere ya Pilato, Matayo yatubwiye muri ya vanjiri mu gice cya 27 ku murongo wa 14 ko Yesu yari yumyeho ntagire ijambo amubwira ku bijyanye n'ikibazo cyo kuba ari umwami w'abandi. Ibyo Yohana yarabihakanye atwemeza ko rwose ubwo muri Yohana mu gice cya 18 ku murongo wa 34 yatwemeje ahubwo ko bateranye amagambo akanamubwira ko rwose yabimusubiriyemo n'ihangagaro ryinshi ko ari umwami w'Abayahudi. Ati wabyivugiye nyine. Ukundi kuvuguruzanya kuko hanahagurukije abashakashatsi bikanakurura umwuka mubi muri Kiliziya ya kera, kugeza ubwo hahagurukijwe abanyamateka mu bushakashatsi bagahagurutswa no kujya kugaragaza ibisekuruza bya Yesu. Aha Matayo na Luka barabibusanije, induru ziravuga. Matayo yabyemeje nk'uwabyiboneye ko rwose Yesu yari afite igisekuru kiva kuri se w'umubiri witwa Yozefu, papa wa Yozefu, nawe akaba mwene Yakobo, gukomeza kugera ku rutonde rurerure rugera kuri Dawidi na Aburahamu. Muri Matayo igice cya mbere ku murongo wa 16 kugera ku wa 17 handitse amagambo nk'aya avuga ngo Yakobo yabyaye Yosefu umugabo wa Mariya ari we nyina wa Yesu witwa Kristo. Nuko basekuruza bose uhereye kuri Aburahamu kugera kuri Dawidi ni 14, kandi uhereye icyo gihe bimuriye i Babuloni kugeza kuri Kristo ni 14. Ibi ngibi umwanditsi Luka yarabigaramye avuga ko kuby'amateka wabizi cyane, kuko agaragaza ko we yagiye no gukora ubushakashatsi akabaza abari bazi ibisekuru bye ku buryo yabyanditse byose kugera kuri Adamu muri Luka igice cya 3 ku murongo wa 23 ubwo Yesu yatangiraga kwigisha yari amaze imyaka 30 avutse. We yari mwene Yosefu, mwene Heri, mwene Matati, mwene Lewi, mwene Meruki, mwene Yonayi. Gukomeza ku rutonde rurerure rutarondora uwabyaye undi kugeza ku murongo wa 38 muri icyo gitabo aho yanditse ati mwene Enoshi, mwene Seti, mwene Adamu w'Imana. Iyo ngingo yo kuvuga ko sogokuru wa Yesu ari Yakobo ariko Luka wakemeza ko atari ibyo ari Heri. Hari abashakashatsi babaye n'abakirisitu bo hambere nk'umunyamateka Sextus Julius Africanus. Uyu nguyu yabayeho mu kinyejana cya 2 imbere ya Yesu afatikanyije na Musenyeri Eusebius na Papius. Nabo babayeho muri ibyo bihe bemeza ko ikibazo cyanabayemo ngo Matayo yakurikije igisekuru cya Yozefu, naho Luka
akurikiza igisekuru cy'umugore we Mariya bituma batandukana. Nyamara umwe mu banyamerika wageze kure mu bijyanye na Bibiliya ndetse no kwigisha abandi, Profeseri Marcus Borg, wabaye n'umwigisha wa teolojiya muri kaminuza yigisha abihaye Imana Oregon State University, yemeje ko izo mparakubiri zanditswe muri Bibiliya ku mpamvu yo gukwega ukwikunda n'imico gakondo y'Abayahudi yari kuzimirira mu guhakana igisekuru cya Yakobo cyangwa Heri. Ni ukuvuga niba abo Heri akomokaho bafatwa nk'igisekuru cya Yesu, bikanagirwa imigenzo mu myizerere ndetse na Yakobo bikabuko, kugira umukurwamo byari guhita bisiba amateka n'imico myinshi benshi bemera, noneho bituma bahitamo kubyandika byombi nk'amayobera yandi n'ubundi wabona muri iki gitabo. Ibyo Profeseri Marcus Joel Borg yaje kubyandika ku rupapuro rwa 93 na 97 rw'igitabo cye yasohoye mu 2009 akacyita Noheli ya mbere cyangwa se The First Christmas. Ushatse wanagisoma ko kinavuga n'andi mabanga y'ibyapfuritswe mu mateka ya Yesu. Ikindi gice kigaragaramo amakosa muri Bibiliya ni igice cyo gukoreshamo inyurabwenge, logique ndetse no guhanisha yaba na siyanse cyangwa se ibipimo by'ubuzima ngewe nawe tuziranye. Ahubwo batwemeje tunemera ko rwose ibitabo bitanu bibanza byanditswe na Mose, wa wundi wakuye abanyayisirayeli muri Egiputa. Ubwo ngo na Mose wanditse igitabo cy'Itangiriro, Kuva cyangwa se iby'imuka Misiri, Abalewi, Ibarura cyangwa se Kubara nk'uko byitwa muri Bibiliya yera, ukongeraho no gutegeka kwa kabiri Bibiliya ntagatifu yita ivugurura amategeko. Icya mbere buri wese yibazaho mu nyurabwenge yoroheje ni ahantu Mose yaba yarakuye amakuru y'uko isi yaremwe, imyitwarire y'Imana n'ibindi bigaragara mu gitabo cy'Intangiriro, dore ko ahavuga yaganiriye n'Imana hose ntaho yemeza ko yamubwiye inkuru nk'izo. Icyo cyo wenda ntiwanagitindaho kuko wenda Imana yamushyizemo ubwenge bwabyo, nyamara ushishoje neza wavumbura ko Mose atari we wanditse biriya bitabo, ahubwo wenda yaba yarabyitiriwe nk'uko n'abakirisitu batangiye kwemera ko Bibiliya ishobora kuba itananditswe n'abo twagiye twigishwa. Impamvu ni uko nk'ubwo usomye witonze ivugurura amategeko mu gice cya 34 ku murongo wa 4 kugera ku wa 6 wahumva ikintu tuza kwibazaho mu kanya. Baranditse ngo Uwiteka Imana iramubwira iti, igihe kiri igihugu narahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo nti nzagiha urubyaro rwawe, none nguhaye kukirebesha amaso ariko ntuzambuka ngo kijyemo. Nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'i Mowabu uko Uwiteka yategetse, amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'i Mowabu giteganye n'i Beti-Pewori, ariko ntawe uzi igituro cye na bugingo n'ubu. Noneho reka twibaze, Mose yaba ari we wanditse iki gitabo akandika n'urupfu rwe, nabyo ntibicira aho ngaho yamara no gupfa agakomeza akandika no gushyingurwa kwe n'ibindi byakurikiyeho? Ibyo twavuga ko bidashoboka mu nyurabwenge y'ubumenyi buke bwacu. Ubwo bumenyi bwongeye kwifashishwa n'igisata cy'ubuvanganzo n'iyandikanyandiko, nabyo bikagaragaza ko Mose atari we wanditse biriya bitabo. Urumva, uramutse ubajije abaminuje iby'ubuvanganzo n'imyandikire bazakubwira ko haba imparagutatu y'imyandikire ibiswe nka first person narrative, second na third person narrative, abandi bakabyita point of view. Aho ngaho nko muri first person narrative ikoreshwa iyo wandika ari we nyiri nkuru. Urugero, agatangira agira ati ndagenda mbonana n'Imana. Hariya Mose yaza kuba ari we wanditse, yari kugira ati Uwiteka arambwira ati gukomeza gutyo. Urugero ati jyewe Mose umugaragu w'Uwiteka mfira mu gihugu cy'i Mowabu. Ni mu gihe hariya hakoreshejwe third person narrative, aho wandika aba atari nyiri nkuru, ahubwo aba yandika inkuru yabwiwe, yasomye cyangwa se yakuye ahandi. Kuko aragira ati nuko Uwiteka abwira Mose ati aho turi kujyanara cyangwa nceceke ndebe ibindeba sinkivange mu by'imyemerere y'abandi. Aho ngaho nawe waba wibeshye kuko twese njyewe nawe biratureba, waba ubyemera utabyemera. Iyi Bibiliya niyo yatumye twebwe Abanyafurika tuba uko turi, byaba neza cyangwa se nabi, ibyo nabyo byabarwa mu yindi nkuru. Ako kari gaciyemo. Ahubwo iby'uko Bibiliya itanditswe n'abo batubwiye tubivuze, hari uwacumba impambare mu mahane menshi, nyamara nibyo Bibiliya yanditswe n'abandi mu nyungu zindi genda tutagarukamo, ariko bihishemo byinshi. Kugira ngo he kugira utwikoma, reka dushaka ahandi noneho wahita ubafatana igihanga. Twese tuzi ko amabaruwa yandikiwe Abanyaroma, Abanyakorinti, Abagalatiya, Abanyefesi, Abanyafilipi, Abanyakolosayi, Abanyatesaloniki, yose yanditswe na Pawulo nk'uko tubyemera kandi twanabyigishijwe. Yenda uretse nk'Abanyatesaloniki ba mbere mu gice cya mbere yemeje ko yabyandikanye na Silivani na Timoteyo. Gusa hari ahantu wanditse we ubwe yacitswe arivugira ati ninjye rwose wanditse iki gitabo, mu gihe agitangira bemeje ko ari Pawulo. Nubwo ku murongo wa mbere w'igice cya mbere mu gitabo cy'Abaroma, urwo rukaba urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma,
batangira batubwira ko rwose Pawulo ari we wandikiye Abanyaroma, nyamara muri iki gitabo cy'Abaroma mu gice cya 16 ku murongo wa 21 kugera ku wa 22 handitsemo ngo Timoteyo dukorana abatashyi na Lukiyose na Yasoni na Sosipatiro dusangiye ubwoko, bati nanjye Terutiyo wanditse urwandiko mu mwami wacu ndabatashye. Aho ntibanditse ngo nanjye Pawulo wanditse urwandiko mu mwami wacu ndabatashye, kandi bigaragara ko wanditse batabyitiriye abandi nk'uko tumaze kubibona mu bya first person na third person of narrative. Ukomeje gukoresha inyurabwenge nanone ugasoma udatwarwa mu bya dogmatism turaza kumenya usanga nk'ikindi kintu cyo kwibaza. Ahubwo mu mategeko y'Imana hari handitse rwose ngo ntimukice, ntimugatukane, ibyo byo namwe mwabyishakira aho biherereye. Ahubwo ikibazo niba kwica ari icyaha, kandi uzumva hose muri Bibiliya nk'Imana ibwira Dawidi, Sawuli n'abandi bamiti ugarije abanzi bawe ugenda ubarimbure sha. Ndetse ahandi Imana ubwayo nk'ab'i Sodoma na Gomora, Imana ubwayo niyo yabakoreye jenoside barimarimira ku icumu, abandi bohereza umuriro utwika byo kubashiririza. Ibyo yenda byo ariko wenda ibyo si ibimenyetso bifatika, ahubwo muri Matayo igice cya 6 ku murongo wa 22 Yesu ubwe yibwiriye rubanda ati, ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza, uzatuka mwene se ati wa mupfu we akwiriye guhanirwa mu rukiko, uzabwira mwene se ati wa gicucu we akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihenomu. Ariko agikomeje ijambo nyine muri Matayo igice cya 23 ku murongo wa 17 nubwo atangira ahubwo ari kubitukira, haranditse ati mwabapfumwe mwampumye mwe, ikiruta ikindi ni iki? Ni zahabu cyangwa ni urusengero rwubahiriza izahabu? Ati mwabapfumwe mwampumye mwe. Aho reka tuhasiga agatangaro n'akabazo kanini hanyuma twikomereze. Ahandi Bibiliya yagaragayemo amakosa ni mu gice cyo kuyisemura, ikurwa mu zindi ndimi ikirwa mu zindi. Mu rugero rworoshye, uramutse usomye Bibiliya y'Icyongereza nka King James Version yo mu kinyejana cya 17, urugero nko muri icyo gitabo cy'amateka cyangwa ibyo ku ngoma bikaba Chronicles igice cya 36 ku murongo wa 9, baranditse mu Cyongereza bati Jehoiakim was 8 years old when he began to reign, and he reigned 3 months and 10 days in Jerusalem, and he did that which was evil in the sight of the Lord. Uramutse ugiye kureba uko byasemuwe mu Kinyarwanda nyine kuri uwo murongo, wenda muri Bibiliya ntagatifu bananditse bati Jehoiakim yimitswe amaze imyaka 18 avutse, amara amezi 3 n'iminsi 10 ari ku ngoma i Yerusalemu, yakoze ibidatunganiye Uhoraho. Nubwo wenda twese tutavuka mu Bwongereza ndetse ngo tuvuge ngo twumva ururimi nk'ururimi gakondo, ariko ahanditswe 8 years bivuga imyaka 8, ntabwo bivuga imyaka 18. Biranagoye ko wakitiranya Icyongereza n'irwa gutakiza ngo 8 ubyitiranye na 18 nk'uko mu Kinyarwanda bivuze. Aho ngaho bivuze ko abasobanuye Bibiliya mu Kinyarwanda bemeje ko Yoakim cyangwa se Joakim, yaba Bibiliya yera cyangwa Bibiliya ntagatifu ni ijambo ry'Imana, ariko bemeje ko yari afite imyaka 18 mu gihe mu Cyongereza aho handitse ko yari afite imyaka 8 years. Ikibabaje cyane ntugira ngo abasemuye bashyira mu Kinyarwanda baribeshye, oya, ahubwo bashatse kugora inkuru, ahubwo bisanga babisubije irudubi. Dore impamvu muri iriya Bibiliya y'Icyongereza mu gitabo cy'abandi ba kabiri Kings 2 umurongo wa 24 igice cya 8 ku murongo wa 9, umwanditsi wacyo twabonye nawe wanditse iyi nkuru ya Joakim, ariko noneho wakaza yemeza ko yagiye kwima ingoma afite imyaka 18 nk'uko abashyize mu Kinyarwanda babigoroye. Abami ba kabiri cyangwa se Kings 2 igice cya 24 ku murongo wa 8 kugera ku wa 9 haranditse muri King James ngo Jehoiakim was 18 years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem 3 months, and his mother's name was Nehushata, the daughter of Elnathan of Jerusalem, and he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that his father had done. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda abami igice cya 2 ku murongo wa 24 guhera ku murongo wa 8 kugera ku wa 9 rwose baranditse bati Yehoyakim yimye amaze imyaka 18 avutse, amara amezi 3 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina witwaga Nehushita umukobwa wa Elnatani w'i Yerusalemu, nawe akora ibyangwa n'Uwiteka nk'ibyo se yakoze byose. Aho ngaho urumva ko bahuriye ku myaka 18, bisobanuye ko abanditse mu Cyongereza bari babibusanyirije hamwe bavuga 18, ahandi bakavuga 8. Noneho abashyize mu Kinyarwanda Bibiliya yabo hose bahashyira 18, gusa bose bakoze amakosa, kuko yaba Bibiliya y'Igifaransa
ndetse n'Igiswahili zigaragaza ko yari 18/18. Gusa hakaba n'izindi ndimi zagiye zibivumbura nazo zikabivumbura, yewe na Bibiliya za viziyo zo muri iki kinyejana turimo ziri gusohoka barabikuyemo, gusa bikagaragaza isemurwa nabi rya Bibiliya ndetse no kubusanya mu ndimi. Si ibyo byonyine nk'urugero, kuko nawe niba wiyaminiya mu ndimi ebyiri ushobora gusoma ibitabo byombi ugahwanisha, ushobora kwiboneramo ibindi byinshi. Ahubwo tugana icumbikiro, Bibiliya ni igitabo cyizerwa nk'inzira itavuguruzwa. Abagendera ku bukirisitu butari gatulika bakemerera mu ntekerezo za sola scriptura mu buryo bwa filozofiya yo kuyoboka, bakemeza ko Bibiliya n'ibyanditsemo byose ariyo nkingi ya mwambaro ukundi yo kwishingikirizaho, kuko itunganye kandi ikazira ukwibeshya ndetse no kugorama kandi byoroshye kuyumva.